neza, turabashuje mu izina rya Yesu, ikaze mu cyumba cya Gatigisimu, icyumba cy'ubwigishwa bwa Gikristo. Mwese abajya baza hano tukahigira ubukristo, tubifurije umwaka mwiza, umwaka wera kandi umwaka waka. Ndabizi neza ko umwaka utambutse utaba warabuzemo ibibi ugira cyangwa se uzana, ariko nta gushidikanya ikiganza cy'umubi ntago ari cyo cyatsinze. Niba ushidikanya, waperereza neza ukumva imigambi y'icyo kiganza. Imigambi ya Satani iba ari mibi cyane kurusha uko twibwira. Kubona rero uriho ndetse n'ubungubu ushoboye kumva ubu butumwa, ni ikimenyetso cy'uko amateka yawe atari ay'ikiganza cya Sekibi gusa, ahubwo ari isibaniro ry'ibiganza bibiri kandi bitandukanyije ibyifuzo ku buzima bwawe. Dushima Imana rero ko yatwambukije 2025 kandi tugira ibyo twibaza muri 2026. Umunsi rero ubutumwa twabageneye buragira buti twe gukomeza kuba abana. Twe gukomeza kuba abana. Paulo icyatwa mu Bukristo yandikiye itorero ry'Abefeso, aribwira ko rifite impano nyinshi kugira ngo rikure. Icyifuzo Imana yari yamuhaye kuri bo nuko bakura bakarekera kuba abana. Mu gice cya 14 aragira ati, mwe gukomeza kuba abana muteraganwa hirya no hino n'imiraba n'imiyaga y'imyigishirize itandukanye, ahubwo mukurire muri Kristo muri byose. Natwe rero turunga murye tugira tuti, muri uyu mwaka 2026 reka dukure tujya ejuru. Reka we kuba umwaka gusa w'imibare ngo utambuke ugende, ahubwo reka ubu umwaka ubudusiga dukura tujya ejuru. Burya nta hirwe riruta kwiyungura mu buryo bwose tujya ejuru igihe cyose tukiri hano mu gihe. Paulo rero nagize ngo dutire amagambo ye maze dutekereze kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti twe gukomeza kuba abana. Gukura k'umuntu ntabwo ari mu gihagararo gusa. Gukura k'umuntu kuba ari kugari kandi kose kuba gukenewe. Hari igihe umuntu abona akura azana ubwanwa, abandi bazana amabere, bakagira ngo nibyo gusa bibategerejweho. Umuntu ni mugari. Iyo umaze kumenya ko atari umubiri gusa, utangira guharanira ko yakura ajya ejuru, uretse mu gihagararo gusa, agakura no mu bwenge, agakura no mu mitekerereze, agakura no mu mibanire ye n'abandi, agakura mu mibanire ye n'Imana, agakura mu mikorere, mu myitwarire n'ibindi byinshi. Muri uyu mwaka rero turasaba abakristo ngo be gukomeza kuba abana mu mitekerereze, kuba abana mu myumvire, kuba abana mu mikorere. Ibyo byose babirenge maze batera agatambwe kagana ijuru. Iyo urebye rero izo ngeri zose mvuze dukwiye gukuramo, usanga umuntu asabwa kugira uruhare rukomeye cyane. Yewe uretse no mu bindi, no mu gihagararo arasabwa kugira uruhare. Arasabwa kumvira amabwiriza akomeye duhabwa n'abajyanama ndetse n'abandi bazobereye, inzobere mu kwita ku mubiri wacu. Akumva icyo badusaba akacyubahiriza, yaba mu mirire aho bishoboka, yaba mu migirire, yaba mu kuruhuka. Bya bindi byose dusabwa, dukeneye gutera intambwe
tugakura muri icyo kigero. Ariko uretse no mu gihagararo, kuko mu gihagararo ho hari n'ibyo umuntu atagiramo uruhare byikora, ntabwo umuntu ari we uzamurinda ishusho y'amagufwa yahawe, uretse ko abyunganira kugira ngo bigende neza. Cya kabiri dusaba kugira ngo tudakomeza kukibamo abana ni imitekerereze. Iyo urebye uko imyaka ihita, hari ubwo usanga abantu ubwanwa bwaraje cyangwa se n'ayo mabere barayapfunduye, ariko imitekerereze yabo ikiri hasi. Ugasanga umuntu ni umugabo ariko aracyatekereza ko akwiye kunywa kugeza asinze, maze akabura n'uburyo ahahira urugo rwe. 2026 iyemeze kuva muri ubwo bwana, wige byibura niba utari watera intambwe yo kureka izo nzoga unywa, wige kwita kuri uwo muryango wahawe kurera. Imitekerereze ntabwo ipfa gusa ngo umuntu imujyane mu businzi, ariko imitekerereze ni nayo itwara umuntu mu busambanyi, kubera uburyo aba yumva ibintu. Gutekereza nabi nibyo bituma umuntu ahitamo umunezero w'igihe gitoya akawurutisha uw'igihe kirambye. Nibyo bituma umuntu yishora mu karyoshye k'umunota umwe, bigatuma ahomba uburyohe bw'ubuziraherezo. Bigaragara ko rero bimwe mu byaha dukora n'amahano dukora ni ibimenyetso by'ubwana bukituranga. 2026 ikwiye kuba umwaka wiyemeza kureka utuntu nk'utu twose dukorwa n'abana, uretse ko bimwe atari n'abana gusa, ahubwo birimo n'ubuswa bwinshi. Rero uyu mwaka wa 2026 reka twe kuba abantu bakura mu gihagararo gusa, ahubwo dukure no mu mitekerereze. Wibaze kabiri, wibaze icyo ubusambanyi bumara. Niwumva koko gihari ubukomeze, niwumva ubushishoje ukabusesengura nta mumaro wabwo cyangwa se ntacyo bikungura, uhitemo gukura muri uyu mwaka dutangiye. Ubusinzi, icara ubusesengure, ubutekerezeho, uhitemo kudakomeza kuba umwana, ibyawe bikaba nk'ibya ya ndirimbo ya Nzoga Iroshya Impara zaririmbye. Uretse rero ibyo bintu bibiri mvuze byerekana imitekerereze iri hasi, n'ubujura nabwo ni imitekerereze iri hasi. Ubwo ni ingero ngiye mfata, ariko umuntu akeneye gukura mu mitekerereze. Iyo imitekerereze idakuze, arizwa n'ubusa, agasetswa n'ubundi, ubundi ugasanga ubuzima bwe buragenda nabi, kubera ko yitaye ku mubiri, akora siporo, agira amatuza, ariko n'amaraso aratembera nta kibazo, ariko imitekerereze ye ntabwo yayigaburiye, akaba n'umwana mu bitekerezo. Ibyo ngibyo birimo no kuba hari ubwo usanga dukora nabi icungamutungo ryacu. Ikindi rero ni icungamutungo, nk'uko nari mbivuze. Icungamutungo naryo iyo umuntu ataritekerejeho, umwaka umwe urahita n'undi ukaza, ugasanga ntabwo yigeze akura mu buryo ubwo ari bwo bwose muri iyo mitekerereze. Umutungo, hari umuntu wigeze kutwigisha atubaza ati se mujya mukora igenamigambi ry'uburyo muzakoresha amafaranga? Nuko twese nk'abana turamusubiza tuti ntaryo dukora kuko tuba dufite makeya. Aratubwira ati ahubwo nibwo mukwiye kurikora kugira ngo mumenye ayo musohora, mumenye utwinjira, mumenye n'uburyo mwabihuza. Abantu benshi rero usanga imyaka iha iyindi turya menshi kurusha ayo dukorera, tukoresha menshi mu buzima, dusesagura rimwe na rimwe. Ibyo byose ni ibimenyetso by'ubwana. 2026 twe gukomeza kuba abana ngo turye tujye mu myenda, maze ibyacu bibe nka bya bindi by'akaryamyenda gashima kishyuye. Ndabasaba rero muri iki cyumba cyacu twigiramo ubukristo
ko uyu mwaka twaharanira gukuza imitekerereze yacu, tuyigaburire, tuyishakire ibitabo isoma, tuyishakire ijambo ryiza yumva, tuyishakire amashuri tujyamo, abiga mukomeze kwiga, ubwenge bwaguke, tugire umwaka w'abantu bakuze mu mitekerereze, ku buryo ibitekerezo byabo byubaka igihugu, bikubaka imiryango barimo, bikubaka n'itorero. Hari abana muganira wakumva ibitekerezo byabo, ukumva uretse no kuba bizabasenya ubwabo, bizasenya n'abandi babana, bisenye n'igihugu cyose, bisenye n'umuryango. Iyo wumvise ibitekerezo byabo bajya mu ngo, iyo wumvise icyo bashakamo, utangira kwibaza niba izo ngo zizabaho koko. Kubera iki? Twujuje abantu bakuze mu gihagararo, ariko ugasanga indangamuntu ukabona nibyo ifite imyaka ya yindi bavuga, ariko ugasanga bafite ikibazo, imitekerereze yabo yo iracyari impinja. Twe gukomeza kuba abana. Ikindi kintu dukeneye gukuza ni imyitwarire muri rusange. Ubwo nivuze imitekerereze, ariko burya imitekerereze niyo iduha uko twitwara. Imyitwarire muri iki gihe ifite ikibazo kubera ko ntabwo turimo kuyitaho kugira ngo nayo tuyikuze nk'uko igihagararo kigenda gikura. Usanga abantu bashishikariye gukuza ibindi bintu, ariko ugasanga badashishikariye gukuza imyitwarire yabo. Witwara ute kuri bagenzi bawe? Witwara ute kubo mubana? Witwara ute kubo mwigana? Witwara ute kubo musengana? Witwara ute kubo muvukana? Ibyo byose ni ikibazo cy'ingenzi, kandi ni uruhande umuntu akeneye gukuramo kugira ngo ajye ejuru mu buryo bwuzuye. Ubuzima dufite busaba gukura, tukamenya kubutwara neza. Imyitwarire ni ijambo rituruka nyine mu gutwara. Ni gute ntwara ubuzima bwanjye? Ntabwo ibinyabiziga ari byo byonyine bikeneye uruhushya rwo gutwara. Umuntu akeneye kwiga kwitwara. Nk'uko twiga gutwara imodoka, tukiga gutwara ibinyabiziga bikakaye, dukwiye no kwiga gutwara uyu muntu bita umuntu. Kubera ko kumutwara ntabwo byoroshye. Akenera byinshi, akenera amabanga menshi kugira ngo umuntu azamugeze iyo ajya. Icyerekana ubukure rero ntabwo ari ugukomeza gukura gusa mu butumbi n'ubugabo, mu butumbi n'uburebure, oya. Icyerekana gukura nanone uretse ibyo bibiri nabanje, ni ukugira imyitwarire mizima kandi idafite uwihutaza, ishobora gusitara ariko ntikora amahano. Cya gatatu numva nacyo dukwiye gukuzamo cyangwa se dukwiye guharanira kudakomeza kubamo abana, ni mu mibanire yacu n'abandi. Abantu dukeneye gukura mu buryo tubana. Usanga umuntu hari igihe yakuze muri biriya navuze, ariko ugasanga mu mibanire afite 0, aracyari umwana nako uruhinja. Kandi ibi by'imibanire iyo umuntu atitonze, uretse no kuba umwana, uretse no kuba uruhinja, arekera no kuba umuntu akaba inyamaswa. Umuntu akeneye guharanira gukuza uru ruziga rw'imibereho ye, iki gice cy'imibereho ye. Abana ate? Kubaho ni ukubana mu Kinyarwanda. Gukura rero kwiza ni ukutibagirwa icyo gice cy'uburyo tubanye n'abandi. Iyo ukoshereje umuntu mwitwaraho ute? Ese iyo uperereje usanga, iyo ukoze ubushishozi usanga ukomeretsa abangahe ku munsi? Ese niki gituma ubakomeretsa? Ese nuko ari bo babi? Ese nuko ari wowe mubi? Ni igihe cyo kwibaza, ese aha sinkiri umwana? Iyo uva mu mibano vuba vuba, ibyo nabyo byerekana akamenyetso k'ubwana. Ukwiye kwiga kubana n'abandi ndetse kugeza ku munota wa nyuma. Ntuve mu mibano urimo, kuko kubaho ni ukubana. Imibanire yacu n'abandi rero nayo turabasaba ngo ye gukomeza kuba iyacyana, kuvuga nabi urugambo, kuvugira bagenzi bawe hirya utabasha kubabwira ibyo bavugaho muri kumwe. Ibyo byose byerekana ikibazo n'ubwana iyo usesengura imikurire y'umuntu mu buryo bwuzuye. Umuntu rero
arahamagarirwa kubana neza n'abandi. Uretse kubana n'abantu bagenzi be, anahamagarirwa kubana neza n'Imana ye. Aha ngaha ho uretse no kuba umuntu twavuga ko ari umwana, wavuga ko aba atariho iyo atazi kubana n'Imana ye. Imana yatubwiye ko ariyo giti, twebwe tukaba amashami. Nta shami rero ryakura ridafashe ku giti. Ntabwo wakura utazi Imana. Umuntu ushaka gukura mu buryo bwuzuye aragomba kudasigira ibango ryo gukuza imibanire ye n'abandi n'imibanire ye n'Imana. Ikibazo si uko haba harimo agatotsi. Ikibazo ni ukubaho nk'aho urwo cyangwa se iryo bango atari ishami ryo kugira ngo ukuriremo muri ubu buzima. Ibi byose rero mvuze bikeneye gukuzwa, bikeneye gutezwa agatambwe bikagera ku kigero cyiza. Ibyacu rero nituba tutabikujije byose, ibyacu bishobora kuba nk'ibya wa mugani w'umugabo uvugwa mu gitabo cy'Umurusiya witwa Dostoevsky cyitwa Brothers Karamazov. Ni igitabo cy'abavandimwe nyine ba Karamazov. Ariko abo bavandimwe bari bafite se, nuko bakavuga ngo se yari mwiza, ngo yari afite ibintu byose, ariko ntabwo yari yaritoje iyobokamana no kubana neza n'abandi. Bakakurata ibindi, ugasanga bageze ku kintu utakujije baguhaye zero. Reka ibyacu bye kuba nka bya bindi byo bavuga ngo uriya mwana yarize ariko dore ukuntu arara ku muhanda yasinze. Uriya mwana yarize ariko reba ukuntu ameze, yatwaye indwara zitari ngombwa kubera uko yiyangije. Ibyo byose biterwa no gukura ibice bice, tukanga gukuza umuntu wese, tukaguza igice kimwe cye, kandi hari ibindi byinshi bimureba. Imyaka rero reka ye guhita ngo wowe usigare uri muto. Reka twe kwinjira muri 2026 ngo tuzayirangize ugifite igihagararo gusa, ufite n'indangamuntu ifite imyaka yongera, ariko usange ibyo bice bindi navuze bikugize utarimo kubikuza. Twebwe twiga muri segonderi, ishuri twigagaho ryitwaga Kayonza Mudani, ryari rifite intego yagiraga iti haranira kujijuka. 2026 haranira kujijuka, va mu bujiji, kandi kubemera Imana, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kujijuka ni iki? Ni ukumenya ikibi. Kujijuka ni iki? Ni ukurekera kugikora. Kujijuka ni iki? Ni ukumenya icyiza ugaharanira kugikora iteka. Ibyo nibyo gukura, ahubwo aba ari byo duharanira, aho guharanira gukomeza gukuza igihagararo gusa n'ibindi byose bishira ubusa. Iyo umuntu yize rero ko arenze umubiri, iteka atangira kwita kuri ibyo byose navuze, ndetse ku munsi w'isabukuru ye ntiyakishimiye gusa ko imyaka ye yiyongereye, akwiye no kunyuza agapimo, agasuzuma uko n'ibyo bindi navuze bimeze. Uwo bita Alex Kagame yaravuze ati mu Nganji Karinga, ati mwana w'u Rwanda, u Rwanda ushobora kuba utagiye kurwagura mu bugari kuko rufite imbibi, ariko warwungura ubwenge. Nawe rero ushobora kuba utagiye kwiyungura muri uyu mwaka mu bugari, ushobora kuba utagiye kwiyungura mu ndeshyo, ushobora kuba utagiye kongera uburebure bw'amagufwa yawe cyangwa ngo ubugabanye, ariko ushobora kwiyungura ubwenge, ushobora guhindura imitekerereze, ushobora guhindura imikoreshe. Bavandimwe rero, ndahamagarira abakristo uyu mwaka guharanira gukura bakava mu by'ubwana nk'uko ijambo ry'Imana ryabidusabye. Hari abakristo na n'ubu muganira cyangwa se urebe uburyo bitwara, ukabona rwose harimo urwana rwinshi, ukabona hagiyemo igisirimba, ukabona araje arabyinya aratambye, cyavamo agasohoka. Abo bakristo turabagira, babeshwaho no kubyina gusa, bakibagirwa ko n'ijambo ry'Imana ari ingenzi. Ibyo ni ubwana. Dukwiye kwiga no gutega amatwi ijambo ry'uwaduhanze, maze tukumva icyo atubwira. Hari abakristo ubu ngubu babeshwaho no kuzerera hirya no hino, bashaka ababahanurira gusa, bakananirwa gutuza ngo bahame hamwe bumve ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari bibi kujya gusenga, ariko ni bibi kutagira uguhama hamwe,
ngo wige usobanukirwe ubuhanuzi nyakuri ari ryo jambo Imana yatubwiye. Ibyo byose ndabasaba kugira ngo tubirebane ubushishozi, turebe imyaka dufite, turebe niba nta kitubaza mu bijyanye n'imikurire y'ibyo bindi. Guhunga inshingano no kwanga gufasha abandi aho rukomeye, ibyo nabyo byerekana ko umuntu hari ikintu atari yakuza mu buzima bwe. Ubuhehesi, ubusambanyi nabyo burya bituruka mu mitekerereze ikiri mito, imitekerereze ya cyana itari yanasobanukirwa icyo urukundo ari cyo. Iyo utagaburiye imitekerereze yawe, iteka usarura ibyo wabibye. Pawulo ati dukure no mu rukundo. Hano rero nsoza, icyanyuma gikomeye ni uko Pawulo kimwe mu byerekana ko uri mukuru ari uburyo ukunda. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi dukwiye guharanira, ndetse gikwiye no kuturanga, nirwo rwego ushobora gupimiraho aho ugeze ukura mu bya gikristo. Uko witanga, uko ukunda Imana ndetse n'uko ukunda bagenzi bawe, nicyo cyagufasha gusuzuma imikurire yawe. Ndabifuriza rero kuba abakristo bakuru, abakristo bigiye imbere mu mitekerereze, mu mibanire yabo n'abandi, mu mibanire yabo n'Imana, ndetse no mu myitwarire yabo muri ubu buzima. Ntabwo nzi iminsi nzamara ku isi, nta nubwo nzi iyo nzamara mpumeka, ariko niba ari myinshi ntabwo izapfa ubusa, niko indirimbo numvise yavugaga. Wowe uyu mwaka wa 2026 Imana iguhaye, uzawukoresha iki? Ugiye kwiyungura gute? Ugiye gukura gute? N'icyo ugiye kumarira u Rwanda? N'icyo ugiye kumarira itorero ryawe? N'icyo ugiye kumarira umuryango wawe? Wibaze, nanjye nibaze. Njye ubabwira gutya, ntabwo ndagera ku kigero cya Kristo, we rugero rw'ubukuri. Ariko nanjye 2026 ndimo ndaharanira ndetse ndanifuza kuzayikuramo, nkatera agatambwe muri izo ngero zose nababwiye. Ibi bintu navuze dukeneye gukuramo, iyo utitonze ahubwo ntiwigaburire ngo ukure, hari n'igihe usubira inyuma ukavaho wari ugeze. Reka rero twe gukomeza kuba abana, ahubwo dukurire muri Yesu muri byose, we rukundo nyarwo, atwigishe gukura mu rukundo nk'uko ibyanditswe byabidusabye. Dukure mu iyobokamana, dukure mu iyungurabumenyi, maze tugirire umumaro isi yacu n'abayituye. Hari akaririmbo numva natira maze tugasoza. Uzaba umugabo, uzaba intwari Rwanda, uzarengera Afurika, uzaca akarengane. Uzaba umugabo, uzaba intwari Rwanda, uzarengera Afurika, uzaca akarengane. Ni indirimbo ya Ben Nganji, indirimbo isaba buri munyarwanda kuba umugabo. 2026 reka tuba abagabo, reka dukure muri byose, cyane cyane mu rukundo. Ndabifuriza kudakomeza kuba abana, ndabifuriza umwaka wo kugendana n'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.